wacu. Aha, mwiriwe neza. Mugiye hese kandi ko twayituje kubasura da? Kandi muri iki gihe bitemewe gusura. Ntabwo byemewe gusura na? Oya nange ariko nambaye agapfukamunwa. Narinje kuko hano urumva ni mu rugo. Nje kureba uko mumeze n'amasomo yanyu ukuntu muri kuyiga. Ni byiza ariko ntabwo muri iki gihe ntabwo byemewe. Ntabwo byemewe? Kwigira ku ikoranabuhanga ntabwo byemewe se? Byo biremewe. Mugiye hese? Tugiye ku isoko, tugiye guhaha utuntu duke twari tugiye kureba. Mugiye ku isoko? Ko mbona wagira ngo muri impanga da? Oya. Ni mukuru wawe. Mugiye guhaha iki? Utuntu duke nyine mu isoko, utuntu two kwifashisha mu rugo. Amabwiriza ya leta mwebwe ndabona muyubahiriza. Tugomba kuyubahiriza uko amategeko nyine abivuga. Kuguma mu rugo nyine ni byiza kuko nyine biradufasha. Mufite ubwoba? Oya, ntabwo dufite. Ntabwo dufite. Ni iki mufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 20. 20? Wowe 22. N'ibiri? Harya 22 baba ari urubyiruko? Yego. Twageze mu rubyiruko. Reka duhere kuri wowe, gira icyo bwira urubyiruko rungana nkawe mw'ibi minsi ya Covid. Ngiye icyo nashishikariza urubyiruko bagenzi banjye ni uko bagomba kwirinda muri ibi bihe bya coronavirus, nyine bakaguma mu rugo bagafasha imirimo ababyeyi kandi bakita no ku masomo, bakazajya basubira mu masomo yabo nimba ari n'abanyeshuri ari abafite akazi nyine bakagakora neza kandi bakirinda ntibagire ingendo nyinshi zitateganyijwe nyine bakora. Icyo nashishikariza bagenzi banjye. Urakoze cyane. Wowe? Ndumva nta birebire narenzaho ku byo mugenzi wanjye yaravuze. Gusa icyo nashishikariza urubyiruko ni ukwirinda muri iki gihe cya corona kuko hari urubyiruko rwinshi rwumva ko corona itabageraho, akavuga ati njyewe ntabwo corona yangeraho, njyewe reka corona igeraho nyine abantu nk'abo nyine sinzi ukuntu baba batekereza. Gusa nicyo nababwira, corona nta muntu n'umwe itinya, bakwirinda bakambara agapfukamunwa neza, niba banasohotse bagiye kugira ibyo bakora hanyuma bakubahiriza amategeko bakaguma mu rugo bagasubiramo amasomo yabo ku ikoranabuhanga. Ndumva aricyo nababwira. Urakoze. Uretse none ko muvide imwe mukaba mwasizemo intambwe zingana gutyo? Nuko nyine kugira tutanduzanya. Muvide imwe? Ni ukugira ngo umwe ataba afite ikibazo akanduza undi, rero tugomba gusigamo distance. Ubwo se no mu rugo se mubigenza mute? No mu rugo tuba tugomba kutegerana. Sawa. Ngaho rero reka tube tugenda gakeya, muze tugende. Niko. Aha, hari ikintu nagira ngo rero mbabaze. Hari ikintu cyateye muri iyi minsi yuko abana cyane cyane b'abakobwa ngo bari guterwa inda rwose pe, simbizi njyewe. Sasa mwebwe mubona ibi bintu biterwa n'iki? Impamvu abana b'abakobwa usanga wenda duterwa inda cyangwa ndi kuvuga bagenzi banjye duterwa inda ni uko baba batumva inama z'ababyeyi babo, ariko hari n'ababyeyi nyine bataganiriza abana babo ku buzima bw'imyororokere, rero ugasanga abana nyine havuyemo nyine guterwa inda, rero ugasanga nyine ntabwo ari byiza. Nyine tuba tugomba kumva inama z'ababyeyi tukabafasha imirimo yo mu rugo, ariko n'ababyeyi nyine bakaganiriza abana babo. Njyewe nuko mbyumva. Wowe ngaho none utubwiye noneho nawe nk'inama ababyeyi bawe baguhaye kugira ngo n'abandi bana bayumvireho. Njyewe ababyeyi banjye barambwiye ati ugomba kwirinda ingendo za hato na hato zitari nziza, kandi barambwiye ati uzajya ugomba udusaba agahushya aho ugiye. Rero ndanza nkabasaba agahushya bakamenya aho ngiye kuri buri kimwe cyose, nyine nkababwira. Singire ababyeyi banjye ni inshuti zanjye, rero byose ngenda yobwira kugira ngo hato na hato nabona nyine ingaruka, nyine ugasanga bitsingira ingaruka nyine.
aha wagira icyo uvuga izo ngaruka ni izihe atinya ko muvindimwe kandi mukaba muri abavandimwe ingaruka ni izihe nk'abamutinya ingaruka nyine ni izo guterwa inda urebye iyo utifashe neza nyine ngo wirinde usanga nyine baguteye inda ugasanga uhangayikishije ababyeyi cyane cyane n'ibindi byinshi nyine urebye nka sida n'ibindi rero ndumva nanjye nta kindi narenza hari ibyo ngibyo. noneho nawe gira icyo ugira inama urundi rubyiruko rero rugenzi rwawe. inama nabagira nyine ni ukumvira ababyeyi babo kandi bakanabagira n'inshuti. Kugira ababyeyi inshuti ni byiza cyane. Nyine ikintu cyose ukoze ukababwira ukabagisha inama n'ababyeyi nabo nyine bakajya baganiriza abana babo bakajya babaganiriza ku bintu bijyanye n'imyororokere biba byiza cyane. Wagira inama ki ababyeyi batita kuganiriza abana babo ibintu bijyanye n'imyororokere? Kuko akenshi ababyeyi benshi usanga banga kubibwira abana babo. Urugero ngewe kera kuri ngewe ndi kukubaza nge kera rwose nubwo ubona ndi umuntu mukuru ariko nari nzi yuko ngo umwana ava mu mukondo niko nari mbizi. Abenshi niko babizi ariko inama nagira ababyeyi nyine ni ukutuganiriza bakaganiriza abana babo bakabaganiriza ku bintu bijyanye n'imyororokere kuko nyine hari abana baba batabizi niyo babikwigisha mu ishuri ntabwo biba bitandukanye cyane na wa wundi umubyeyi yabibwiye. Rero inama nagira ababyeyi ni uko bajya baganiriza abana babo kuri ibyo bintu. Hanyuma iyi minsi amashuri ntabwo ari gukora kubera ikibazo cya kovide. Mwebwe mubona ari iki leta yabafasha? Turabizi hanze hari imirimo myinshi leta yashyizeho ibyo bita ubumenyingiro. Ubumenyingiro mwebwe mubwumva gute? uko ngiye mbyumva ngiye uko mbyumva nuko nyine leta yadufasha nyine makuriya nyine abanyeshuri nyine twiga nyine nko kuri za mudasobwa ku makoranabuhanga nyine ariko n'ababyeyi nyine akazajya bafasha nyine abana babo kumva amakuru kureba za televiziyo nyine agakurikirana amasomo nyine aba ariho batambutsaho nyine n'ababyeyi ariko nyine bagafasha abana babo nyine ariko nyine na leta nawe nyine bakadushyiramo ikoranabuhanga nyine yizewe. Hari abo twaganiriye mu minsi ishize batubwira yuko kwiga kuriya kuntu ku mateleviziyo n'ikoranabuhanga ari byiza ariko ikibazo ngo urubyiruko rwinshi ntabwo rufite uburyo bubona amafaranga yo gukoresha ama interineti. Ubwo se ibyo koko nibyo cyangwa hari icyo mwumvaho ko mugani leta yabakorera kugira ngo mujye mubasha kwiga ku ikoranabuhanga mutagiye mu bindi bintu birangaza? Icyo leta yadushyiriraho ni uko yareba nyine n'abari hasi nyine ikabazamura nyine nabo bakabigeza mu makoranabuhanga nyine n'abari mu byaro bakabafasha bikabageraho nyine ubwo bumenyi bukabageraho. Ariko ndabyumva neza udafite na televiziyo wakurikirana radiyo ntabwo n'udutelefone nta kibazo. Urakoze cyane. Namwe murakoze. Wowe njyewe ndakeka ko niyo waba uba mu cyaro ntabwo wabura radiyo cyangwa telefone na gatushu yigiraho ukanda akanyenyeri 134 ugakora kwizi nyine ugakurikira amaradiyo bacishaho nyine amasomo. Yego. Hari abana bari batabizi, aba bana mwihangane gakeya hanyuma mubabwire noneho abo nanjye aho hantu ntabwo nari mpazi aho hantu ngo babigenza gute? Bakanda akanyenyeri 134 urwego ukemeza noneho ugahitamo isomo ushaka kwiga hanyuma ugakurikiza amategeko. Babwira aho bazajya babisanga. Iyi ngiyi ni Biba TV. Biba TV. Murakoze cyane. Umunsi mwiza kandi muhaye muronke. Nawe ujye umunsi mwiza. Yego, bye.